Nguhaye ikaze nitwa Nshogoza Benoit kandi na YouTube channel yacu yitwa Nshogoza Benoit. Icyo ngusaba simbukira kuri YouTube wandikemo Nshogoza Benoit nyine, hanyuma urugero urushaho gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, amafilime, amateatre, aho tugenda tukugezaho nyine ibintu byinshi bitandukanye inshuti yanjye. So tariki 5 bishyira tariki 6 z'ukwa kabiri umwaka wa 2026, yitwa Murera, yitwa Gikundiro, yitwa ikipe y'Imana. Ubakanya yatangiye kwigarura imitima y'abakunzi. Yari imaze igihe kinini idatsinda, ariko ubu tuvugana yarahigaritse AS Kigali itsinda igitego kimwe ku busa. Byari bigezeho aho Rayon Sport ijya gukina kandi ivuga ko ifite abafana benshi, yewe ntihajye n'abafana 1000 bayikurikira. Birababaje, yatsinze uyu munsi nabwo ku ngumi, ku nduru bikomeye, abafana batizera ko icyo gikombe, abafana batizera neza ko intsinzi ari yabo. Kumvaga byanga byakunda ko AS Kigali bishyura, siko byagenze. Rayon Sport yakomeje gushimisha abakunzi bayo. Ubu tuvugana umukino warangiye ari kimwe ku busa. Rayon Sport ifite kimwe, AS Kigali ubusa. Imitima y'abakunzi ba Rayon Sport yongeye kugaruka, aho bari barihebye bavuga ati n'ubundi ikipe yacu ni nyamutabwa, ni umutibwa, yarapfuye burundu, nta kirimo, abafana nta kigenda, abakinnyi ni abasaza. Ubu tuvugana bari guseka. Ese harabura iki kugira ngo Rayon Sport ikomeze itsinde muri ubu buryo? Ni iki cyakorwa kugira ngo Rayon Sport ikomeze itsinde yigarura imitima y'abantu? Dore ibanga rero Rayon Sport ishobora gukora hanyuma bikagenda gutyo. Rirebe hasi. Yego wabyumvishe neza, uyu munsi yabera yo Kabyara yatsinze. Ni ibyishimo ku bafana, ku bakunzi bayo, ku bakunzi b'umupira muri rusange. Reka nkomeze nkwifurize kugira umunsi mwiza, uhahe uronke umunsi w'amahirwe kuri wowe ndetse n'umuryango wawe. Ariko comment and share, subscribe, ntugende utabikoze. Tujye turushaho kuganiriza, tuguha amakuru menshi agiye atandukanye agezweho. Nitwa Nshogoza Benoit, of course.